Glossophobia cyangwa se glossophobia ni ukugira ubwoba bwo kuvugira mu ruhame. Ni indwara ikunze kwibasira abantu benshi, aho ubushakashatsi bwagaragaje ko bagera kuri 75% by'abatuye isi biyumvamo ubwoba bwo kuvugira mu ruhame. Glossophobia biva ku ijambo ry'ikigereki glossa, bivuga ururimi, ubwoba cyangwa igihunga. Mushobora kwibaza muti, ni ibihe bimenyetso ufite iyi ndwara ya glossophobia agaragaza? Mbere y'uko igihe cyo kuvugira mu ruhame kigera, umuntu agira ibimenyetso bigaragarira ku mubiri, physical appearance, no kumva wahunga icyo gikorwa ntugere aho kiri kubera. Mu gihe umuntu atangiye kuvuga, ashobora kudidimanga, kubura amagambo, kubira ibyuya byinshi cyane mu biganza, gutera cyane k'umutima, kumva udahagaze neza, ndetse hakaba n'abantu binanira bakagera ubwo bata ubwenge bakitura hasi. Umuntu nyuma yo kuvugira mu ruhame agira kwishinza ko atavuze neza, ndetse no kumva ko abantu batanyuzwe n'ibyo yababwiye cyangwa batabyakiriye neza. Hari impamvu zifite inkomoko mu koko, bivuze ko umuntu ashobora kubikomora kuba mu muryango we. Indi mpamvu ishobora kubaho mbere bitewe na sosiyete yabayemo cyangwa se abamukikije. Urugero, no kuba umuntu yarigeze guhabwa ijambo, yavuga agasekwa, agateshwa agaciro, agakozwa isoni n'ibindi bisa nk'ibyo. Iyi ndwara nubwo ikunze kwibasira cyane abantu basanzwe bagira isoni, ariko biratandukanye. Aho bitandukaniye nuko umuntu ugira isoni uko akomeza yigaragaza, uko umwanya ugenda ushira avuga niko ubwoba bugenda bushira. Mushobora kwibaza muti, ese ni izihe ngaruka zo gutinya kuvugira mu ruhame? Uko ubwoba bugenda bukura, birushaho kumutera guhunga abandi no kwirinda kwigaragaza ahahuriye abantu benshi. Bimutera guhunga inshingano zituma ahagarara cyangwa se avuga mu ruhame, bityo ntabe yazamurwa mu ntera y'akazi ke. Dore bumwe mu buryo bwafasha guhangana n'ubwoba bwo kuvugira mu ruhame. Kwitoza kuvuga uri wenyine imbere y'indorerwamo cyangwa imbere y'abantu bawe, inshuti zawe udafiteho ikibazo cyangwa se wumva wizeye ko zitaguseka. Kwiga amasomo ajyanye n'ikinamico, ndetse no gukora imyitozo y'inyo no kwirekura no gukoresha ubwo. Mu rurimi rw'ikilatini, amagambo yose afite ijambo phob aba atanga igisobanuro cyo kwanga ikintu runaka. Nyamara mu bijyanye n'ubumenyi bwo mu mutwe, iri jambo ritangira ubusobanuro bw'iyi ndwara y'ubwoba, aho amagambo menshi aherwa n'iri jambo aba afite igisobanuro cy'indwara y'ubwoba runaka.